ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Ngiye kubaha ikaze ku muyoboro wacu wa God's Kingdom TVR, kandi tubashimira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu n'ibitekerezo mukomeje kuduha, bidufasha kurushaho kunoza akazi kacu kugira ngo turusheho kwiga. Nk'uko nkunze kubivuga, uyu muyoboro ubereho kugira ngo twige tumenye icyo ibyanditswe bivuga, yaba Bibiliya, yaba Korani cyangwa tafsiri na Suna, kugira ngo noneho kwizera kwacu dufite kube gushingiye ku bifatika byavuzwe n'abo twizera ko ari intumwa z'Imana cyangwa se Imana ubwayo, bitewe n'ibitabo twemera. Ubushize twaganiriye ku ngingo yavugaga ku cyo Sega yavuze yuko ubutumwa bwemewe bwari ubwanditswe na Barnaba, aho icyo gihe twabonye ko yavuze ko Barnaba ariwe wandikaga ibyo Yesu yavugaga, ariko nk'uko mwabibonye ubushize twasanze ko Barnaba bidashoboka ko ariwe waba waranditse ubutumwa bw'ibyo Yesu yavugaga, kubera yuko mu ntumwa 12 Yesu yahereyeho atoranya ntabwo Barnaba yarimo. Barnaba yaje gukizwa nyuma, hanyuma aza no gukorana umurimo mwiza w'ivugabutumwa na Pawulo. Ibyo ndumva twarabibonye ko agaragara bwa mbere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Hanyuma ikindi Sega avuga yuko Barnaba uyu nguyu atagaragara muri Bibiliya, ariko mwarabibonye ko agaragaramo. Hanyuma uyu munsi ndagira ngo nanone dukomeze turebera hamwe bimwe mu binyoma Sega yigishaga muri iki kiganiro, kandi ndabasaba ko dukomeza gukurikirana dukora share kugira ngo turusheho kwiga. Nk'uko mubibona, ni ikiganiro kimwe tumaze gukoraho ibiganiro byinshi bitandukanye, kubera ko ni ikiganiro kirimo ibinyoma byinshi bitari ukuri, ubona ko bigamije kuyobya abantu. Hari amagambo amwe ngira ngo dusome yo muri Bibiliya kugira ngo abantu barusheho kumva impamvu yo gufata uyu mwanya. Tugiye muri Bibiliya, dusanga mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, hari amagambo mu gice cya 3:13 baravuga ngo kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobya bakayobywa. Ibi umuntu ashobora no kongeraho andi magambo ari ahantu hatandukanye, nko muri Daniyeli, aho avuga ku kuza kwa Antikristo. Yavuze yuko naza hazabaho kuyobya abantu, byaba na ngombwa bakayobya n'intore. Hanyuma anavuga yuko abazayobywa ngo abazayobeshwa nuko ubabwira abashyeshyenga. Mu cyongereza ni ijambo ryitwa flattery rikoreshwa. Hanyuma reka twihuse twumve icyo Sege avuga, hanyuma ku ngingo aza kuvugaho ari naho nanone tuze kugaruka dukoraho commentaire. None se Evangelii ya Barnaba muri Bibiliya irimo? Nashaka no kubyumva. Kubera iki? Kubera ifite ukuri igatandukana n'izi ngizi z'abamatayo. Nk'umuntu ayishaka yego. Guys, ndagira ngo mbabwire iki kintu. Aha Sege avuze yuko iyi Evangelii ya Barnabas ari ifite ukuri, bityo abanditse Bibiliya ngo bakaba barayikuyemo kubera yuko ari ifite ukuri. Ariko nk'uko twabibonye ubushize, twabonye ko iyi Evangelii ariyo igaragaza ko Yesu yavuze yuko atari Mesiya, kandi Abayisilamu bemera yuko Yesu ari Mesiya, nubwo utababaza icyo bisobanuye kugira ngo babe babigusobanurira. Ikindi twabonyemo nuko iyi Evangelii ivuga yuko Mariya nyina wa Yesu akomoka mu muryango wa Dawidi wo mu muryango wa Yuda.
kandi korowani na suna byo bikaba bivuga yuko mariya nyina wa yesu akomoka mu muryango wa imurani. Imurani se wa mose na aroni. Ibyo twabonye imirongo ibigaragaza muri bibiliya nako muri korowani. Ngira ngo niba nibuka neza nko muri shapitire ya 27, ndumva ariho twabibonye. Hanyuma ikindi kivugwa muri ubu butumwa bwa barinabasi ni ikijyanye n'urupfu no kuzuka, hanyuma no kubambwa kwa Kristo, aho avuga ko wagombaga kumuha inkuru y'uwapfuye mu cyimbo cya Yesu ari Petero na Yohana. Kandi abangaba bakaba bafite ibitabo banditse biri muri bibiliya, byumvikana ko ari abantu bari bazi neza Yesu. kandi Yesu uko bamuvuze bakaba baramuvuze nk'Imana ubwayo, atari intumwa, ahubwo bamuvuga ko ari umwana w'Imana kandi ari nawe mukiza wabo. Ibi bikaba binatandukanye n'uko Isilamu ibyemera. Reka dukomeze twumve ibyo Sega tubwira, ari byo dukomeza gukoraho komanteri zigamije kurushaho kwiga. Uraheri. Jewe narayifite iyo evanjile yari mu gifaransa ariko baranyibye. Mu minsi yashize mu ma internet iyo evanjile barayibonye. Barayishize hanze. Iravuga nuko Yesu ntabwo yarapfuye, ibyo ni kubeshera Yesu. Iyo evanjile iravuga. Niyo mpamvu uyu Paulo kubera ibitabo byinshi mu isezerano rishya, ni Paulo yanditse ibitabo byinshi kutangira kuri ibyakozwe n'intumwa, abakorinto ba mbere, abakorinto ba kabiri, abatesalonike, byose yari abafilipo, Timoteyo wa mbere, Timoteyo wa kabiri, abaroma, byose ni ibitabo bya Paulo. Abadukurikiye ndagira ngo iki kintu nacyo tukirebeho gatoya. Yenda tugiye muri korowani ho gatoya. Avuze yuko muri ubu butumwa bwa barinabasi hagaragara ko avugwamo ko Yesu atigeze apfa. Ntacyo, reka ibyo tubigendereho gatoya tubikoreshe kuri icyo kintu avuzeho. Niba Yesu atarigeze apfa, ndagira ngo tuze gutekereza kuri iki kintu cyo kuba muri ubu butumwa bwa barinabasi havugwa ko Yesu atigeze abambwa, ahubwo wabambwe ari Yuda. Hanyuma tuze kwibaza kubera iki muri korowani nta hantu na hamwe hagaragaza uwapfuye mu cyimbo cya Yesu. Icyo ni ikibazo cy'ingenzi buri wese akwiriye kwibaza, kuko gikeneye ibisobanuro kugira ngo umuntu abashe kugira gute kurushaho gusobanukirwa. Iyo tugiye kureba nko muri korowani tugashaka imirongo ivuga ku kubambwa kwa Yesu, nkoze saci gatoya, murabona ko hano sura ya 4 aya 157 iravuga ngo, and because of their saying in boast we killed Messiah Asa or Jesus son of Maryam, the messenger of Allah, but they killed him not nor crucified him, but the resemblance of Asa or Jesus was put over another man, and they killed that man. And those who differ therein are full of doubts. They have no certain knowledge. They follow nothing but conjecture. For surely they killed him not, between brackets, bakavuga Asa, Jesus, son of Maryam. Nkuko mubibona ahangaha, ndagira ngo iki kintu tucyumve. Hano bavuga neza yuko hari undi wabambwe mu cyimbo cya Yesu, ariko Korani ntimugaragaza ngo bice uwo muntu. Ese
uhita wibaza ngo ese Allah yaba yaribagiwe uwo muntu uwo ari we? Ibi kubera iki tugomba kubyibaza? Ni uko bitujyana ku kugaragaza uburyo ubu iyi evanjile Sero Barnabasi ari evanjile yahimbwe n'abayisilamu bo ubwabo, bagamije kugira gute? Bagamije kugaragaza ko Muhamadi yahanuwe muri Bibiliya cyangwa se na Tora. Nta yindi mpamvu yari ihari. Reka dukomeze twumve ibyo Sega tubwira. igihe Yesu yaragiye ari imyaka 40, nyuma y'imyaka 40 niho batangiye kwicara bakakoresha inama, bakavuga none se ko twasigaye gutya, tutafite amagambo uyu mugabo yaravugaga, tukora iki? Batangira gukora recherche. Iyo recherche urumva ko kwizaba ukuri. Niyo mpamvu uzasanga muri Bibiliya yera mu paje ya 2 barandika ikosora amakosa twasanze muri Bibiliya yera. Abadukurikiye ndagira ngo mvuge ku tuntu tubiri Sega avuzeho. Icya mbere avuze ku kuba nyuma y'imyaka 40 nibwo abantu bicaye bagakora ubushakashatsi kubera ko babonaga ngo badafite amagambo y'ubutumwa bwa Yesu. Ndagira ngo ngaruke kuri iki kintu. Ku bayisilamu benshi batazi, ntabwo ubutumwa bwiza kuri twebwe abakristo ntabwo ari ibitabo. Ubutumwa bwiza twari dutegereje cyangwa n'abayahudi bari bategereje ni ubutumwa bwa Yesu Kristo, ni ubwo kuza k'umucunguzi waruje kubacungura. Niyo mbese yonyine yarije. Ibitabo by'ubutumwa bwiza tubona ni ibitabo bigaragaza ubuzima bwa Yesu Kristo, bikagaragaza urupfu rwe, bikagaragaza no kuzuka kwe. Niyo ugiye gusubiramo inyuma, iyo message y'ubwayo niyo yitwa ubutumwa bwiza. Ntabwo ubutumwa bwiza ari ibitabo cyangwa n'inyuguti zigize gute zanditsemo. By the way, ndagira ngo mbabwire neza yuko Bibiliya avuga ngo umwuka niwe uhesha ubugingo, ngo umubiri wo ntacyo umaze. Yesu aravuga ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka, ngo kandi niyo bugingo. Ndetse n'ahandi muri Bibiliya akatubwira ngo inyuguti ziricisha, bivuze yuko uramutse wizeye usomye amagambo y'ibyanditswe, usomye amagambo y'ibyanditswe gusa, ntubashe gukoresha ubwenge bwawe, umwuka w'Imana ntabashe kubana nawe, ntabwo ibyo bishobora kugira ikintu bigira gute bikumarira. Ikigira umumaro ni uko usoma, ahubwo wamara gusoma umwuka w'Imana akagira gute akanakuyobora kugira ngo gusobanurire ibyo wasomye. Ntabwo ndi buze guhita mbona amagambo neza avuga ko inyuguti z'ubwazo zicisha, ahubwo umwuka agahesha ubugingo. Ariko ndumva yanditse mu butumwa bwagiye buvugwa na Pawulo mu nzandiko ze. Nakoze search mo hano, ntabwo hano mpita mbibona, ariko ayo magambo ni amagambo ari muri Bibiliya, buri wese ashobora gushaka akazayabona. Sinzi ko muri aya nashakishije muza kuyabonamo. Hanyuma ikindi ngira ngo mbabwire ni uko kuri iki ngiki avuga yuko inyandiko zindi zagiye zikorwa na Pawulo, akavuga neza yuko ari ibintu yagiye ahimba, ntabwo ari ukuri, kubera yuko niyo uretse no kuvuga Pawulo ubwe, icyo tureba ni uburyo umuntu yavuze inkuru, ese zirahuza n'iz'abandi bavuze. Ntabwo ushobora gufata umuntu umwe ngo uhite uvuga ko ari we wavuze ukuri. Ndibwira ko no muri iyo principe inakora ku bijyanye na hadith. Ntabwo ari uko ari umuntu umwe ugenda abikora. Reka kugira ngo akandi ka kabiri nze kavugaho neza nitonze, nsubize inyuma ho gato kugira ngo nako tuze kukumva, bidufashe. Sanga muri Bibiliya yera mu paje ya 2 barandika ikosora amakosa twasanze muri Bibiliya yera twarayakosoye.
Murakoze, ndagira ngo iki nacyo tuze kucyumva. Turamutse tugiye avuze ku cyo kuba hari amakosa ngo basanze muri Bibiliya agenda akosorwa. Ndagira ngo mbabwire neza yuko sega akwiriye gutandukanya amakosa ashobora gukorwa n'urimo guhindura mu rurimi rw'amahanga, abivana mu rurimi rw'amahanga abijyana mu rurimi rw'abantu ashaka kugezaho mesaje. Kandi ibi ngibi ntabwo ari muri Bibiliya gusa bigaragara. Ndagira ngo hano uyu mwanya mbasangize ibivugwa kuri Korani yo mu Rwanda yo ubwayo. Ngira ngo turebye hano, iyi ni Korani murayibona. Hanyuma ngiye kuzamura, murabona hano handitse ngo ibisobanuro bya Korani ntagatifu mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Buri wese ndagira ngo arabibona. Hanyuma nituzamuka, murabona ko biteyeho kashe. Ni kashe. Hano murabona bagarutse ku bisobanuro bya Korani ntagatifu mu rurimi rw'Ikinyarwanda, yasobanuwe ku bufatanye hagati y'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda na Africa Development and Education Foundation ADEF. Ibyo murabibona. Hanyuma mukabona ni website yitwa www.islamicinvitation.com. Ibi si byo dukeneye gutindamo. Ndagira ngo hano twumve turebe ibigaragaza. Ibi murabona ko ari igitabo cya RMC, bigaragaza ijambo rya nyakubahwa mufti w'u Rwanda arashimira. Ibi turabibona. Hanyuma nitumanuka, murabona ko biteho n'amakashe yose. Ibi si ibihimbano. Hanyuma nitumanuka, turaza kubona baravuga ijambo ry'ibanze ry'icapwa rya kabiri. Murumva ko ubuntu ni ibisobanuro bya kabiri byakozwe bitandukanye n'ibya mbere, kubera ko hari ibyo basanze uko biri kose barakozemo nabi. Murabona ko hano bavuga ngo nyuma y'ibyo tunejejwe no kugeza ku basomyi icapwa rya kabiri ry'ibisobanuro bya Korani ntagatifu biri mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ibi bisobanuro byakorewe isubirwamo n'ikosora. Hanyuma sega aratubwira neza yuko hari ibikosorwa muri Bibiliya. Iyo abantu bakora translation, iyo abantu barimo bafata amagambo bakagerageza kuyasemura mu rurimi rundi, birumvikana hari amakosa ashobora gukorwamo, ariko bitavuze ngo igitabo cy'umwimerere cyageze gute, cyahinduwe. Iki ni ikindi kinyoma rero sege yavuzemo hano, abeshya cyangwa se agakoresha uburyo ibikorwa ku ruhande rwa Isilamu ntabigire ikibazo, ariko ku ruhande rwa Bibiliya akumva ari ikibazo gikomeye cyane, ku buryo byoroshye ko abikoresha akayobya abantu, avuga neza yuko Bibiliya kuri ku mpamvu yuko hari ibyakosowemo ari uko ari abantu babihinduye, atari Imana yabihinduye. Icyo ndumva ari ingenzi ko buri wese akireba. Aha murabona ko no kuri Korani y'Ikinyarwanda hari ibyakosowemo, ndetse n'ubu ngubu nta kigaragaza yuko bitazagira gute, bitazasubirwamo. Aha murabona abagerageje kubikosora ngaba itsinda ryabikozeho. Hariho Shehe Mushumba Yunusu, Bwana Kayihura Isa, Shehe Sindayigaya Musa ari nawe mufti w'u Rwanda uyu munsi, tukabona Shehe Twagiramungu Mudatsir, Shehe Bakera Ali, Shehe Mukunzi Sudi, Bwana Fungaroho Isa, Haji Kimana Sudi, Shehe wa Mungu Idrisa, abashehe n'abandi bose ababikozeho. Ngira ngo hano murabibona. Aba rero bafite ibyo bakosoye nabo. Se turavuga neza ko Korani yahise ihinduka? Oya, ntabwo byaba ari byo. Kandi niba mubibona ahangaha aravuga neza yuko ibi babikoze bagendeye ku babikora bifashishije tafsiri cyangwa ibisobanuro bya Korani by'uwitwa Muyasari y'icapiro ry'umwami Fahadi wa Arabia Saudite. Nyivuga kuri uyu mwami wa Arabia Saudite, ndagira ngo babwire iki. Ubwo sega yavuze neza yuko Bibiliya yakozweho nyuma y'imyaka 40 Yesu agiye mu ijuru, akumva ari ikibazo cy'uko hari ibyatakaye. Ku Bayisilamu murabizi neza yuko kimwe mu bintu
mwigishwa ni uko korowani yarinzwe gushyiramo ibindi bintu, ngo kuko abantu bajyaga bayisubiramo ngo bagiye bayifata mu mutwe. ariko uko bayifata mu mutwe ntabwo wavuga neza yuko byagira gute byashoboka ko habura kugira ibintu bigenda bihindukamo. ni nayo mpamvu kugeza uyu munsi ikimenyetso kibigaragaza ni uko ku Bayisilamu ibisobanuro by'amagambo amenshi usanga batabihurizamo. Ugiye kureba nka 99% by'ibisobanuro, yaba aya za korowani, yaba ibyavuzwe na Muhamadi, kugira ngo uzabone ibyo abamenyi ba Isilamu bemeranyaho 100% biragoye, uretse bikeya byo kuvuga ngo tawhidi n'ibindi, ariko ibyo bahurizaho ni bike cyane. Hanyuma tugiye kureba, murabona ubwo twavuze ko hariya, murabona ko korani yemewe ku rwego mpuzamahanga, yemejwe muri 80 mu myaka ya za 80, specifically ni mu 1985 niba nibuka neza, ariko dushobora no kuza kubirebamo hasi. Aha ni search nakoze, murabona ko bavuga neza yuko korani yabaye canonized in its written form under the third caliph. Aha bakavuga yuko ngo ni mu gihe cya Uthman, hagati ya 644 na 656. mu by'ukuri turabizi ko Muhamadi yapfuye muri 632, bivuze ngo ufashe 635 usanga harimo ikinyuranyo cy'imyaka 34. So ndibwira ko nayo ijya kwegerana n'imyaka 40 Sege yibazagaho. Ariko ikindi cya kabiri, nk'uko twabonye ubushize, iyo turebye aha ni icyo gihe bakoresheje Uthmanic Codex, ariko nyuma haza gukorwa n'indi Codex ya Ubayi. Iyi Uthmanic Codex yagiraga sura 114, mu gihe ya Ubayi Codex yo ifite sura 116. Hanyuma turabona neza yuko mu 1924 hasohotse version ya Cairo ishingiye ku mumenyi wa Isilamu witwa Hafs, ari nayo yaje gukoreshwa cyane. Hanyuma iyi yo muri iki gihe ni nayo yaje kwemezwa n'umwami wa Arabia Saudite mu myaka ya za 80. byumvikana ko Bibiliya nako Korani yemewe, mumbabarire ko nibeshye, Korani yemewe yabonetse mu 1985 ngira ngo. Hanyuma nubwo bavuga ngo no single approval date, it's important to note that there wasn't a single specific date when Saudi Arabia approved the Quran. Ariko aha twabonye ko ari mu myaka ya za 80. Instead, the Hafs version gained widespread adoption and was actively promoted by Saudi state, solidifying its position as the standard. Bivuze ko impamvu aha byakozwe nuko hari hashize igihe kinini hari versions nyinshi abantu batemeranyaho. Ndagira ngo yenda nidushaka kubirebaho, dukeneye kubirebaho muri search Saudi Arabia, murabona ko hano bavuga neza yuko ibi ni iby'itegeko nshinga ryaho. Ariko ubwo tuvuga gutya tuvuga ko iyi Korani yabaye standardized, iri standard yemewe mu myaka y'1980. icyo bivuze nuko Korani igenderwaho uyu munsi ikozwe vuba. Hanyuma dushobora no gukora yenda ubushakashatsi tukaza kureba ngo mu gihe Korani imajije kwemerwa
imajije gukorwa. Sorry ho gatoya, reka dukore search. Uh, when did Hafs Quran? Uh, ngira ngo dukoze search, murabona ko AI iradushoboza kugerageza kubona. Uh, okay, aha ndabona ibyo dushakamo ntabwo ubu buryo buza kudufasha. Dushobora gukoresha dushobora kuvuga yenda igihe Hafs yabereyeho kugira ngo bize kudufasha, ariko icyo tubona ni uko Hafs nawe yabayeho nyuma y'imyaka irenga 150, niba nibuka neza. When did Hafs live? Okay, nk'uko mubibona hano, Hafs biragaragara ko ari uwo muri avuka i Baghdad muri Iraq, mu gihe Muhammad we avuka i Maka, yabaga i Maka, hanyuma akaba yarabayeho muri iki gihe. Murabona neza yuko hano ni muri 796. Hanyuma nk'uko mubibona, dufashe 1900 nako dufashe uyu mwaka wa 632 Muhammad yapfiriyemo, tugakuramo uyu nguyu, murabona neza yuko Hafs yabayeho nyuma y'imyaka igera iri hejuru y'150 Muhammad apfuye. Na resetting yakoze za Quran arizo zigenderwaho uyu munsi, bivuze yuko zakozwe nyuma y'imyaka irenga 200. So bigatuma umuntu ajya ku kibazo kibaza ngo ubwo Sege avuga neza, avuga ko kuba abatangiye kwegeranya Bibiliya barabikoze nyuma y'imyaka 40, 40 Yesu agiye mu ijuru, ntabwo bikwiriye kurushaho kwibazwaho kuri iyi Korani yakozwe nyuma y'imyaka hafi 200. Nabwo kandi kubera versions zatandukanaga still, bikaba byarasabye ko bigera mu 1924 kugira ngo aribwo haboneka iyemewe, nayo yemerewe i Cairo. Ubundi se kubera iki bisaba gufata iyo distance, iyo ntera ingana gutyo ya Cairo ni Maka cyangwa Madina? Kuki uyu muntu wavukiye i Baghdad kure cyane ya Maka, atazi Muhammad, atarakuranye nawe, ntiyigeze abonana n'abantu babanye na Muhammad, ni gute wamugereranya nuko Bibiliya yakozwe? Abanditse Bibiliya, iyo tugiye nko muri Yohana urwandiko rwa mbere, igice cya mbere, tubona neza yuko Yohana yavuga Yesu nguko uko amuvuga. Aravuga ngo uwahozeho mbere na mbere. Reka nkora aka kantu gatoya kugira ngo mbigarure tubashe kubibona. Sorry ho gatoya. Okay, reka nkore zoom noneho kugira ngo tubashe kubibona. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya mbere umurongo wa mbere, haravuga ngo, sorry, nazanyemo indi version itariyo, reka mfate iy'ikinyarwanda, Bibiliya yera. Murabona ko Yohana avuga kuri Yesu, aravuga ngo uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo. Murumvikana ko avuze ko Yesu ari ijambo ry'ubugingo. Ndibwira ko iri muri Korani bavuga ko Yesu, he is the word of Allah and his spirit, bivuze ngo ni ijambo rya Allah n'umwuka we cyangwa se roho ye. Ariko murabona ko hano Yohana aravuga
Yesu nk'umuntu umuzi, aravuga ngo uwo wahozeho mbere na mbere, uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ariwe jambo ry'ubugingo. kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na data wa twese, tukabwerekwa. Hanyuma ku murongo wa 3 hakavuga ngo ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira, kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanije na data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Murabona ko hano Yohana aravuga ko Yesu ari umwana w'Imana. Ngibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Kandi aramuvuga nk'umuntu wagize gute, wabanye nawe, wamwiboneye, basangiye, baririye hamwe, bakaryama hamwe. Uyu nguyu akunda kuryama mu gituza cya Yesu. Amuvuga rero nk'umuzi, nk'umuntu wabanye nawe. Bitandukanye n'umuntu uza nyuma y'imyaka 600 nka Muhamadi, akavuga neza yuko yagize gute, akabari gutangira kutubwira ibya Yesu. Bitandukanye n'umuntu uza nyuma y'imyaka 200 Muhamadi abayeho, akaza kuvuga ibya Korani, kuko mubonye neza yuko Korani y'uyu munsi ikoreshwa ya Hafs, yanditswe na Hafs wabaye i Baghdad. Hari intera ndende, ntiyigeze abonana n'abantu babanye na Muhamadi, ntiyigeze abonana na Muhamadi, nta nubwo yatuye hafi yaho byibuze ngo uvuge ko yari umuntu waho hafi. So ni gute wakwizera ibyo ngibyo ugahakana ibyanditswe n'abantu babanye na Yesu? Aha tekereza ko cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse no kutagira ubunyamwuga mu buryo dufatamo imyanzuro. Turi abantu bize, ku bantu bize ndagira ngo mbabwire iki, ni ngombwa ko dukoresha ubwenge bwacu Imana yaduhaye kugira ngo turusheho kumenya Imana. Mukomeze kugira ibihe byiza, tuzakomeza ubutaha. Imana ibahe umugisha, ndabifuriza ibyiza byose. Shalom shalom. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.